inyigisho ku mirire bizagufasha kumenya imirire iboneye ndetse no kurwanya indwara zikomoka ku mirire mibi no kugwingira. Inyigisho z'uburyo wakwiyambura ububati ibyo bita addiction harimo n'ibiyobyabwenge. Ubuzima bw'imyororokere bizagufasha mu kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse no kuboneza urubyaro hirindwa inda zitateganyijwe. Inyigisho ku buzima bwo mu mutwe, inyigisho kuri siporo n'umubyibuho hirindwa indwara n'umubyibuho ukabije. Nk'uko dukunda kubigaruka hano kuri hano tumenye, tugenda tubivuga uko bwije uko bukeye, tugenda tureba byinshi mu bigize ubuzima bwacu bwa buri munsi. Bakunzi rero, wowe utari wakora subscribe hano, kanda kuri subscribe ndetse ukande kukazogera, ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu uko bwije uko bukeye, aho ubasha kubona ibiganiro byiza bigufasha kandi bikakwigisha, haba mu byonona ubuzima, haba mu buzima bwacu tubayeho, haba mu bituma ubuzima bwacu bugomba kugenda neza, na cyane cyane ko uyu mwaka wa 2022 twagerageje kugenda dukora byinshi bigiye bitandukanye, aho twagiye twakira ubutumwa, aho twagiye dufasha benshi mu kugira ubuzima buzima, abari barwaye bamaze kugenda bagarura amagara mazima, aho tugenda twakira ubutumwa bwiza kandi bugiye butandukanye. Ngira ngo nkubwire wowe utari wakora subscribe, ihutire gukora subscribe kandi ukande kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu uko tubishyize kuri channel bijye bibasha kukugeraho uko bwije uko bukeye kandi bikugereho igihe. Reka twihanganishe abakunzi bakunze imikino, cyane cyane abakunzi b'umupira w'amaguru, aho umwami wa ruhago Pele yitabye Imana. Iyi akaba ari inkuru y'incamugongo ndetse yaciye umugongo isi yose. Reka rero natwe dufata akanya tubihanganishe, ngira nti mwihangane, niko bimera nta kundi. Rero hano kuri tumenye nk'ibisanzwe, reka fata akanya suhuze abantu bari mu mpande zitandukanye, bari mu gihugu mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Suhuze abari mu bihugu bitandukanye badukurikirana, badushyigikira, mwe mwabaze gukanda subscribe ndetse namwe mutari mwayikanda mukireba uko byifashe, ariko ndagira ngo mbabwire ko aka ariko kanya keza ko gukanda subscribe. Ndaje rero hano muba muri kumwe na Jerome, nk'ibisanzwe inshuti yanyu ibakunda, ibifuriza ibyiza. Ndagira ngo mbabwire yuko mbazaniye nanone ikintu mwakunze kugenda musaba ko twabaganirizaho, twabafashaho, twabatumira umutumirwa akazabaganiriza. Ndagira ngo mbabwire rero ko twabatumiriye umutumirwa kandi akaba inzobere n'umushakashatsi mu bijyanye n'ubuvuzi, aho tugiye kurebera hamwe ibintu bitera diyabete ndetse n'ibintu bigenda n'ingaruka zayo, ndetse tukaza kureba n'uburyo wakoresha iki kugira ngo uyivure, wakora iki kugira ngo wirinde wivure uburwayi bwa diyabete. Rero tukiri hano, diyabete ni uburwayi buri kugenda bwica abantu benshi, ni uburwayi buri kugenda bumerera nabi abantu cyane, ugasanga umuntu umubiri we ntugikora, ugasanga yataye ubwenge, ugasanga mbese imbaraga ze zaracitse, ugasanga umuntu ibitekerezo bye byaracitse. Iyi ndwara y'igisukari ndagira ngo tuyisesengure, tuyirebeho, maze turebe icyo dukwiriye gukora, na cyane cyane ko tuza gusanga ko ibigomba kutuvura bituruka mu bundi n'ubundi mu byo dufite, na cyane cyane ko mbibutsa yuko kandi hano tubafitira serivisi zitandukanye, aho dufite product zitandukanye zo kubavura, na cyane cyane mbabwire yuko mu minsi mike cyane tugiye gutangiza ubucuruzi bushya bw'imiti mishya, ariko nanone kandi yamaze no kugera ku isoko. Benshi mwagiye muyikoresha kandi mwashimye uburyo uruhare iri kugenda igira mu kuvura indwara, mu kugarura ubuzima abari bamaze gutakaza ubuzima, abari barahuye n'ibibazo bya masturbation, n'ibibazo byo kwikinisha, abari bararwaye indwara zo kurangiza vuba, abari barabuze ubushake, abo bose mw'uyu mwaka twagiye tubakira kandi tukabafasha, ubu buzima bwabo bukaba bumeze kugenda bumera neza.
dushimire rero abakomeza kutwandikira inbox, abakomeza kudusanga kuri office aho dukorera badushimira, ndetse abakomeza no kurangira abandi product nziza. Mbibutsa yuko ubu ngubu dufite na poromosiyo cyane cyane nko ku muti wa Dabost Musere, ku bafite amaserire yangiritse yononekaye, uyu akaba ari umuti ubikora neza. Dabost Musere produit ivura neza uburwayi, aho isana amaserire nk'uko nari maze kubivuga, amaserire yangiritse iyasana neza. Dabost Musere rero nk'uko ndetse uyibona hano muri screen, akaba ari product nziza cyane ibasha gufasha, ibasha kuzura amaserire yangiritse, ibasha kongera gusubiza ibintu ku rugero rukwiriye. Iyi produit ya Dabost Musere rero ndagira ngo nkurubwire ko uno munsi wa none iyi produit iri kuri poromosiyo, ntabwo ari cya giciro cyo hejuru iriho, ubu noneho iri ku giciro cyo hasi. Mutwandikire tubagezeho ino product, hanyuma ibashe kubavura amaserire yanyu yongere gukora neza, ndetse umubiri wazahaye wongere kuba wasubira neza, ukore ku rugero rukwiriye. Uno munsi rero nk'uko nabibabwiye, turagaruka ku ndwara ya diyabete. Diyabete iterwa n'iki? Ese diyabete umuntu yakora iki kugira ngo abashe kuyivura? Hano kuri product zitandukanye twabazaniye zo kubavura diyabete, aho dufite product ya diabetic support, aho wayibona iyi produit ikaba ibasha kuvura neza bidasubirwaho indwara ya diyabete, ndetse wakora kombinezo yayo n'iriya Dabost Musere ndetse na produit ya Kurukumini. Izo ni produit tubafitiye zibasha kuvura neza, iyo kombinezo ibasha kuvura neza uburwayi bwa diyabete. Hanyuma rero nk'uko nabibasezeranyije, ndagira ngo mbatumirire umutumirwa abaganirize ku bitera diyabete. Diyabete iterwa n'iki? Ese diyabete ubushakashatsi buri ibyo bugaragaza buhagaze gute? Ese tugira icyizere ko diyabete yazaba indwara izakira burundu? Ibyo byose reka tubirebe, nimujye kure, reka mbatumire umutumirwa maze abaganirize, ndetse mubashe kuba mwamubaza ibibazo bigiye bitandukanye. Abazandika muri komenti tuzabasha kubasubiza, tuzabasha kubagezaho ibisubizo by'ibyo mwabajije, ndetse n'aka kanya ushatse wakwandika tugahita tugusubiza. Mwibutsa ko umurongo ugomba kutubarizaho cyangwa kuduhamagaraho, yaba WhatsApp cyangwa se call, ni 07811093 aho waba uri hose, waba uri mu Rwanda, waba uri Uganda, Kenya, aha n'andi hose ku migabane itandukanye y'isi. Iyo niyo nimero ubasha kutubonaho, tukaba twagufasha. Cyangwa se abari mu mujyi wa Kigali, mushobora kudusanga kuri ofisi aho dukorera, tukaba twabafasha, ndetse no mu ntara zigiye zitandukanye, Musanze, Kayonza, aho hose ushaka kudusanga kuri ofisi tukagufasha, kandi mu buryo bwiza. Ntatinze rero, reka mbatumirire umutumirwa maze abaganirize ku ndwara ya diyabete. Ni inzobere, akaba umuhanga, akaba n'umushakashatsi, umusomyi w'ibitabo, ukora ibintu bitandukanye, ndetse cyane cyane ku bijyanye n'ubuzima. Reka tuganirize ku ndwara ya diyabete. Nayo ni indi ndwara, ariko iyi ni indwara nayo abantu benshi cyane bijya bibabaza iyo ubonye abantu batabizi. Iterwa n'isukari mvaruganda, icyo ni kimwe. Urugimbu rwinshi, icyo ni icya kabiri. Agahinda kenshi, icyo ni icya gatatu. Ihererekanyamurage ni icya kane. Ubunebwe ni icya gatanu. Kubwirirwa kenshi ni icya gatandatu. Inzoga ni icya karindwi. Ibi bintu ntabwo abantu benshi cyane babyiyumvisha, kuko umubare munini cyane basa n'abantu no mu isi isanzwe. Iyo bakubwiye wenda ku babizi bajya basoma ibitabo, kuva mu 1980 niho indwara ya sida yadutse, ariko kugeza kuri uyu munota purusa nka 90 bazi ko iterwa n'ubusambanyi. Ntabwo umuntu ashobora gutekereza ko hari igihe yahekwa n'uyirwaye, yarangiza moto ikabakubita hasi, bagakomereka bombi, bakaneka kwikura hahandi, bakamarana nk'iminota 5, umwe ari kujya yakira amaraso y'undi bitewe nuko yakubita hasi, yarangiza wa wundi uyirwaye akayanduza. Bazi ko hari igihe umuntu umugome yakwikuramo amaraso ye akayahungira. Ntabwo bazi ko hari igihe utari umusambanyi, atwana twasigaye mu rugo, nyina na se babigendeye ku kazi, hari igihe umukozi uyirwaye yabafata ku ngufu akayibanduza. Ntabwo ari ubushake witeza gusa, ahubwo turi mu isi iteye ubwoba, aho akaga katuruka ni henshi. N'isukari nayo ifite henshi yaturuka.
umukati barashatse abakiriya bayishyiramo bashyira mu ndazi bagenda bagashyira mu bikoma mbese aho bayibika ni henshi noneho hari n'igihe bitaba bityo ahubwo uwo ukarya urugimbu rwinshi ariko kuko ari kuri diyabete nshaka kuvuga reka nambarangire nayo kuva mu 1985 mu gitabo cyitwa diyabete n'ubundi arasobanuye ngo kuva icyo gihe mu 1985 niho yatangiye kuba icyorezo kuko yari itangiye kujya yica abantu miliyoni 30 ku mwaka ku isi ubwo rero yari itangiye kuba icyorezo kugeza kuri uyu munota muri 2025 bizaba bishobora kwirenza miliyoni 347 z'abishwe na diyabete gusa izaba iya mbere mu kwica abantu benshi ku isi noneho kubw'ibyo noneho nubwo ari uko bimeze hari abandi nabo bicaye ariko ntiyayiriye kandi arwaye diyabete cyagenze hari abantu mu buzima bwabo bafite umubabaro uyu mubabaro ugahora buri gihe kamvuge wenda uwo mubabaro wabushamikiye gusa nisona nyoko batumvana ubwenge ugahora ubabaye ni umugabo n'umugore batumvana bagahora bababaye hari umuvandimwe uhanganye n'umuvandimwe abandi babiri bakababara hari ukugerageza gukora ukabona biranze ukababara ikindi aho umubabaro wurira ngo ukumaremo indurwe usigara n'isukari mu mubiri gusa ni henshi niyo mpamvu ushobora kubona ukabona urwaye nta sukari mvaruganda wariye kandi ukabona urwaye diyabete ubunebwe nabwo ushobora kuyitera kubera ariko se bigenda bite ku bantu banyumva hari igihe uganira nabo ariko bavuga isukari nabi ati kandi biremewe ati twebweho no ku kazi bayiduha nk'itegeko ati mbese inyoye ahubwo bakwirukana ku kazi ubwo ni nk'abakora imirimo inaniza barangiza ariko mbere babwire ko igihe cyose baguhaye wenda nta cyitegererezo ku musirikare ari muri operation yikoreye ibintu byinshi ku mugongo yihuta cyane azamuka imisozi amanuka iyindi agenda akaruha ibyuya bimushiramo neza yarangiza akananirwa icyabazimije nicyo bita glucose abazimije uburyoherere mu maraso yarangiza agacika intege yarangiza bakamuzanira isukari bakayimuha yarangiza ukabona arahembutse arakiza yamara gukira byo n'ubwo kazi bateye ko ku kazi twebwe barayiduha nibyo niba warayiyoye wirukanka imisozi yigabanya igihe wabaye bureaucrate bambwiye wicaye muri biro noneho nawe wamaze kuba chef wicaye hamwe utabisohora ibyuya wiyicariye nawe wafunze ka karuvati nawe kuzamuka escalier y'inzu uzamuka imodoka gusa ahandi wuri ari igitanda tuzi isukari yigabanya kuko ntabwo ufite izayisohora cyagiye wayinywa uyisohoka uyibyitiranya n'igihe uyinywa iryamye ya mavuta abantu barya ngayo muri brochette ngayo muri mu kirayi yarangiza yose uri kurya namara kwihuza azabyara amavuta igihe isukari gushiranye ya mavuta ahinduka isukari umubyibuho ubone wiyongereye yarangiza ubona abantu benshi cyane isukari iraje niyo mpamvu ahangaha nayo kubwirwa kenshi kubwirwa kenshi reka mvuge mu buryo scientifique ntabwo Imana yageneye umuntu kurya saa sita byazanywe n'iteko ry'ubushakashatsi abenshi babyita iby'ubusirimu kuko batazi kubivangura umubiri w'umuntu wagenewe kurya kare byo bintu bwaje gusa kurya kare ni byo Imana yageneye umuntu kugira ngo igifu saa 3 kibe cyamaze kwakira ibyo kurya cyatangiye kunoza niyo mpamvu biri yavuze ngo umugore mwiza ngo abyuka kare butaracya akagaburira abo mu rugo rwe ntabwo bavuze ngo agakoropa ahubwo babonye icyo yategura cya mbere ari ugushaka ibyo kurya nubwo ntabigoye ko benshi bafite abakozi bo kubakorera ariko gutuma umukozi mu buzima gutuma umugore mu mutekano ntacyo waba ukoze bagakwiriye kuguhereza ari wowe wibereye mu kazi guheretse ngiki gisu iyi safuriya woza agasahani kampereze akaba ari wowe umenya gukontorora niyo mpamvu uko umuntu ahinduranya abakozi ni nako ahinduranya indwara bazanye nizo baha umwana wawe undi yagenda akagaruka akazana inzoka undi yagenda akazana inzoka baza kumutuma ugasanga bisa naho ufite amakoperative y'indwara nta kindi kibiteye bitewe n'uko inshingano abantu batazimenye kuzikora neza ngo bamenye izibareba bitewe n'uko umwigisha wahavuye yatuvuye ngo ubunebwe nafyo n'icyaha cy'isodomu noneho kubw'ibyo akaba rero umuntu akeneye kurya kare yarangiza kugira ngo indurwe zivange n'amaraso zivange n'ibyo kurya hakiri kare mu gifu yagera saa 5 isukari insuline ikava mu yo bita pancreas ikivanga muri byo kurya noneho ukazajya kugera saa 6 nta sukari ufite kuko insuline amaze kujyamo iyo rero insuline igiyemo ikajyamo nta byo kurya birimo ubwo bari ikibazo noneho ibyo kurya nibijyamo birabura insuline ngiyi impamvu kubwirirwa bijya bitera diabete noneho
icyo ndi bwiteho cyane ni iki, ntabwo ndi buyitindeho cyane, kwari ukubereka neza ngo isukari mvaruganda irayitera, urugimbu rwinshi rurayitera, agahinda kenshi karayitera, ihererekanyamurage irayitera, ubunebwe burayitera, kubwirwa kenshi burayitera, n'inzoga nayo diabete. Icyo wenda si cyo kibabaje kuri benshi, ahubwo itera ahantu hatatu. Iyo ageze muri wowe yica ahantu hatatu. Ubwenge bwiyumvisha wari usanganywe bugabanukaho, imbaraga wari usanganywe zikagabanukaho, yarangiza umuriro ukaba mwinshi mu gifu, ugakunda kurya kenshi, cyangwa se kudashobora kwiyobora, inzara ishe. Rero ntabwo twafata umuntu nka perezida, umuntu nka generale, umuntu nka depite, nka senatere, nka ministre, nka profeseri w'ikigo, nka prefe wacyo, yarangiza nk'umuntu uhagarariye umuryango we, nk'umuntu uhagarariye akarere, ngo yongere ajye kumva ibintu bimutera diabete. Isi yose ahagarariye imushakaho ubwenge n'imyanzuro yihuza kandi myiza. Birakwiriye yuko iyi si ntabwo yayoborwa n'ibimuga ngo izamererwe neza. Ntabwo isi yayoborwa n'umuntu utazi kwifatira imyanzuro, ntiyayoborwa no gukora saa sita ngo bari guhunikira. Yarangiza iyo bamubaza ibibazo, bamuha ka message, ye kumva vuba yarambiwe gusoma. Isi ikeneye ibyo bita esprit ihora ari mu état de veille, zihora zikangutse, zizi ngo umwanzi ntari kure, ukuyobya ntari kure, ukwangiriza ntari kure, ukwiba ari hafi. Yarangiza birakwiriye ko intekerezo zawe ziba ziri hafi buri gihe. Niyo mpamvu biriya bintu byose byatuma isukari iba nyinshi mu maraso, ibintu byatuma urugimbu ruba rwinshi mu maraso, kandi bikazagira ingaruka ku buzima bwawe bw'intekerezo. Birakwiriye ko uba maso ukabyirinda. Kubera iki? Urabyiruye, urabyaye, urayobora, urategeka, ufite ibikugenza n'ibikugwanya ni byinshi. Ukwiriye guhora ufite ubwenge buri ku gihe. Bizakora iki rero? Bizafasha iki? Ntabwo niba uri muri byinshi, naho ndajya mvuga mu bike cyane ku birebana n'icyo twakorera diabete. Diabete iyo ushaka niba yagufashe, cyangwa utinya ko yagufata, cyangwa usigaye nawe wiyumvamo kajagari mu bwenge, ufata ikintu bita kokombure ukayifata, yarangiza ugafata indimu, ugafata imboga bita persil, ugafata itunda bita pome, ukabisya. Wamara kubisya ndasubiramo ikokombure, ubwo persil ugufasha ibiko nka 3 kuburi busye, yarangiza ugafata pome imwe na kokombure imwe n'indimu ukabisya. Wamara kubisya, yarangiza ukakora icyo bitagiriwe, gushyiramo amazi make, akakarahuru kakanywa. Muri kino gihe cyacu, uretse kuba hari no kugufasha kuri diabete gusa, ibyo uri kureba byafasha mu nzira z'umuhogo, bigafasha mu gifu, bigafasha mu bwenge, bigafasha mu maraso, bigafasha mu matwi wishimagura, ukagenda yarangiza bikagufasha. Ibyo byagufasha cyane kuri iki kintu. Kubera iki? Iyo usomye akamaro k'indimu y'ubwayo gusa, ukayisoma mu bitabo ukwivugwa, ukabona ubutunzi tunze, ukareba akamaro kayo mu byo dusabwa gukora, nibura byonyine ubwabyo gusa wasanga harimo amagambo menshi nshaka kuvugaho gato cyane, tari buvugaho byinshi. Ahubwo yavuze ngo iri combat le gaz, indimu y'ubwayo gusa irwanya imyuka myinshi mu nda, fortifie l'estomac, ikatuma igifu cy'umuntu gihorana imbaraga. Soulage le maux de tête, irakenewe ku bantu bahora bafite ikibazo cyo kuribwa n'umutwe. Les vertiges, abantu bagira ikizungera barayikeneye. Les étourdissements, abasa n'abataye ubwenge barayikeneye. Les nausées, abagira agaseseme barayikeneye. Iri combat scorbie, amaraso yawe asa n'ayipfundikanya irayikeneye. Iri purifire ça, indimu yoza amaraso yawe. Iri combat les diarrhées, ikabirwanya impiswi, la dysenterie, cyo bita amacinyamyambi. Les affections nerveuses, abarwara imitsi bakeneye indimu. Les palpitations cardiaques, iyo umutima utera nabi ugahumbaguriza ukeneye indimu. Les rhumatismes, iyo urwaye rubaga impande ukeneye indimu. L'artériosclérose, iyo imitsi yawe ikombagatana igakomera ukeneye indimu. Le cancer, iyo urwaye cancer ukeneye indimu. La tuberculose, iyo urwaye igituntu ukeneye indimu. Rero iyo wumvishe bavuze indimu, tukibwire ko bavuze ikintu cyoroshye, bavuze igihangange cy'imiti. Iki ni igitabo bita La santé par les plantes, page 270, ubwo niho nasomaga. Rero irakenewe aho ngaho. Ushobora no gufata onyo, wamara gufata onyo n'ubundi ntuyifatira aho gusa yonyine ubwayo gusa, yarangiza ukayifatanya na yandi ugashyiramo amavuta y'ibihwagari. Icyo nacyo ni ikindi wafashisha mu kurwana na diabete. Ushobora no gufata ingano zinitse, ukazinika, ufata ingano zisanzwe zumye, ukazitoranya, ukazikuramo amabuye, ukazoza, ukazinika mu masaha 28 mu mazi akonje. Yarangiza ukafataho ibiyiko bitatu, ukazabikora iminsi 10. Yarangiza ukaba uri kuvura diabete.
waba utari kuvura diyabete gusa n'ubundi izo ngano ibiyiko bitatu y'ibikoze iminsi 21 uba uri guhangana n'uru ruhara rwamaze abasore mu utaragira imyaka 30 utaragira imyaka 35 utari bagira 40 ugasanga reka umusatsi ugeze mu bihugu uyu muntu aba akeneye ingano zimitse ariko kuri iriya minsi ingana n'iminsi 21 ntambuke rero diyabete ntabwo nyitindaho ndengeje aho mbo nk'uko mu nzobere amaze kubitubwira kandi amaze kutunyuramo muri byinshi, hari icyo wakora kugira ngo wirinde diyabete ndetse mu gihe wamaze kuyirwara hari icyo wabasha kuba wakora, ukoresha indimu, ukoresha kokombure, ukoresha ibimera bitandukanye nk'uko yabitubwiye. Reka mushimire cyane ndetse umutumirwa arakoze cyane kuri byinshi agiye abasha kuba yatugezaho. Reka mbabwire yuko tubafite n'ubundi buryo mu gihe wamaze kurwara iyi ndwara ya diyabete, ndagira ngo nkwereke iyi poroduwi nayo ari nayo poroduwi tugufitiye. Iyi poroduwi ya kurukumiri nayo nshaka kuyigarukaho nka poroduwi ibasha kugabanya uburibwe mu mubiri igihe wamaze kurwara diyabete. Ni poroduwi cyane cyane ku bantu ba diyabete usanga baba baribwa cyane, umubiri ubasha kuba wabahekenya. Iyi kurukumiri ni poroduwi ibasha kugenda igakura uburibwe mu mubiri kuko ikora nka penikira, ngira ngo murayibona hano muri sikirini, abatabasha kuyibona mwitegereze neza, murayibona uko iforumye, iri forume y'ibinini. Ku munsi ubasha gukoresha ibinini 2, kimwe mu gitondo ikindi ukaba ugifata nimugoroba, maze uburibwe bukaba bwabasha kubura mu mubiri. Indi poroduwi ni poroduwi nanone nagarutseho cyane ya dabo simusere, nayo ni poroduwi igufasha kugira ngo ibashe kuba yavura ino diyabete. Ikaba ari poroduwi nanone igenda ikongera amaserire aba yarapfuye, ikabasha kuyazura akongera kuba yakora neza, hanyuma umubiri ukongera kuba wakora neza. Ngira ngo murayibona nayo ni poroduwi nziza cyane uzasanga kuri ofisi, poroduwi ituruka mu Buhinde. Iyi nayo ku kibazo cya diyabete ibasha kugikora neza. By'umwihariko noneho iyi poroduwi iri kumwe na poroduwi nanone ngiye kukwereka, poroduwi nenda kugeraho ya diabetic support yagenewe by'umwihariko kuvura diyabete. Iyi poroduwi ikaba nayo ikora neza kuri buno burwayi bwa diyabete, by'umwihariko kombinezo yazo ni ukuvuga ngo urwungikane rwazo rwa dabo simusere mu kuvura amaserire, mu kongera ya maserire ataragikora, twa turemangingo twari twarapfuye tutari tugikora, utwo ngutwo twongera gukora neza, maze umubiri ukongera guhangana n'uburwayi ubwo aribwo bwose uretse na diyabete, ndetse n'ibindi byose umubiri ukaba wabasha guhangana nabwo nawo neza. Hanyuma rero ukeneye izi porodagiti ndakwibutsa yuko nta handi ushobora kuzibona uretse kuri 0788 iyi ni nimero ya watsapu, ndetse ikaba na nimero yo guhamagara kugira ngo izi poroduwi uba wabasha kuzibona. Rero ntabwo ndi bubatindire, ntabwo ndi butware igihe kinini, ndagira ngo mbifurize kugumya kugira ibihe byiza, mbifuriza umwaka mushya muhire, mbifuza kuzagira ibihe byiza. Ngira ni wowe utarakora sabusikarayibu, kanda ijambo sabusikarayibu, hanyuma ukande kukazogera, maze ibi biganiro bijye bihora bikugeraho, maze aya makuru nayo mu gihe wamaze kuyamenya wihutire kuyabwira bagenzi bawe, abafite ibibazo bitandukanye. By'umwihariko saba n'abakeneye yuko iyi paje yacu yakomeza igatera imbere, cyangwa se uru rubuga rwacu, uyu murongo wacu, iyi cano yatumenye yatera imbere, haba ari mu buryo bw'amafaranga, haba ari mu buryo bw'inkunga runaka, mwatwandikira hanyuma mukadufasha, kuko nabyo birakenewe, kuko aya ni amateka, ni uburyo buzadufasha kugira ngo tubashe kuba twakora byinshi bigiye bitandukanye, tubashe kuba twarema ubundi buryo butandukanye, kandi tubashe kuba twarema ihererekanyabutumwa mu buryo bwagutse kandi mu buryo bwiza. Rero aho waba uherereye hose, abari muri Amerika, abari mu Bufaransa, ndetse abari Dubai, abo bose tugenda twakira ibitekerezo byabo, tugenda twakiriza inkomezi zabo, mutubwira ko haje yego nibyo, kandi twarabyiyemeje, natwe tuzabagera kuri byinshi kandi tuzabafasha muri byinshi. Ngira ngo mbwire n'abafite ibikorwa bikwiye bashaka ko bimenyekana, bakeneye abakiriya,
abo bose mwadutuma maze tukabatumikira tukabasha kubagezaho byinshi bigiye binyuranye. Uno munsi rero mbibutse ko twari turi kumwe n'umutumirwa aho yatuganirije kuri uburwayi bwa diyabete, aho yatubwiye icyo wakora, ibyo wakoresha ibyo wakoresha n'ubundi dusanzwe dukoresha mu buzima.